akenshi nigereranya na zahabu itabye mu gitaka gihindanye cyane. Mu hahise hanjye akenshi nibeshyaga ko kuba umuntu ukomeye bisaba ngo gukomoka mu muryango ukomeye. Namaze igihe kinini mfite inzozi zo kuzaba umuhanzi. Birumvikana nyine byari inzozi siniyumvishaga ko nzabigeraho ku rwego ndi ubu ngubu. Ntabwo navukanye ubwamamare mfite ubu. Kubigeraho ntibyanyoroheye, n'inzira nanyuzemo ntiyari iharuye. Usibye umusaraba uremeye wo kuba icyamamare nari mpetse, ubukene, indwara no kudashyigikirwa nayo yari indi misaraba iremeye nari nikoreye. Igitwenge cy'isi n'iminsi sinigeze nyica iryera mu gihe cy'ubwana bwanjye. Inzara, umuruho n'agahinda byambereye inshuti magara zimura hafi. None ni gute ntabaye umugabo kandi narahetse imisaraba yanjye kugeza aho nagombaga kuyigeza? Iyi nkuru igaragaza inzira y'inzitane nanyuzemo kugeza mbaye icyamamare. Iki cyo ni igice cya 3. Hari igihe cy'akababaro ugeramo ukaba nta muntu ufite hafi yawe waguhumuriza, ntawe watakira, ubona buri umwe ahugiye mu bye. Twese ntabwo tuba twifuza kugera muri icyo gihe, gusa nicyo kigaragaza ko uri mu nzira yo guhinduka umugabo. Ikintu gikomeye kiranga umugabo ni ukwisubiriza ibibazo byose afite. Iki gihe njye nakigezemo ntabyiteguye, gusa amahitamo yari amwe yonyine, nagombaga kwiyakira. Nari nzi ko izuba rigiye kurasa ku buzima bwanjye. Nari navanywe mu rugo nemerewe gufashwa mu mpano yanjye igatezwa imbere. Nari nabwiye mama ko agiye kuzumva indirimbo zanjye ku maradiyo, kandi koko byari mu nzira, ariko ninjye wishubije inyuma. Banjugunye ku muhanda tutaragera n'aho twari tugiye. Muri iryo joro nibwo nafashe umwanzuro ko ntazongera kwemera ikintu cyose kitaraba, kabone niyo cyaba kibuye isegonda ryonyine ngo kibeho. Ubwo nyine sinakizera kuko nyine kiba kitarabaho. Nicuzaga cyane kuba narabwiye mama ko ngiye kuba umusitari, nyamara bitarabaho nubwo nabonaga biri mu nzira. Byari kuba byiza iyo mba naramuretse akazabyibonera byabaye. Ubwo nari maze gusigwa kuri uwo muhanda, nafashe umwanzuro wo kwerekeza inzira igana i Kigali, nubwo ntari nzi neza aho ngiye. Ubwo nageraga bwa mbere i Kigali, nibwo bwa mbere nabonye isura y'ijoro ryo mu mujyi. Najyaga numva ko risa n'amanywa, noneho amagambo yashize ivuga. Buri ntambwe zose nateraga nagendaga mbona ibintu byiza nagura, amaresitora meza najyamo nariramo, ariko nkifata singeyo kuko nari nzi neza ko amafaranga mfite ariyo tiki izantura. Nakuruwe cyane na byinshi, ariko ndifata sinakwangiza ayo mafaranga kuko nari nzi ko ariyo azanyura. Nakuruwe na byinshi, ariko ndifata sinanjye kuko umunyacyaro mu mujyi aba yiranga. Nanjye ndibuka neza ko uwo ari we wese wambonye muri iryo joro, muri icyo gihe yamenye ko ari ubwa mbere nje i Kigali. Nagendaga ndangarira amataje nyebaguza hirya no hino, ariko ubwo amasaha yo yari akomeje kugenda, nubwo njye ntabitekerezagaho. Nari narangiye. Ko nakomeje kwegera imbere, ndi ku rugendo rufite icyerekezo. Natangiye kugera ahantu nkasanga amaduka yafunze, mu mihanda harimo abantu hafi ya ntabwo. Nibwo nibufite amasaha harimo kugenda, nanjye ntangira kugenda nihuta nazi iyo njya, ahubwo ndimo gushakisha aho narara. Natangiye kumva imbere irimo kugenda yiyongera gake gake, ari nako impungenge zirimo kwiyongera, ndimo kwibaza aho ndi burare iryo joro. Abantu babiri twahuye mu muhanda, nabasabye ko bancumbikira iryo joro gusa. Bose bambwiye ko baba mu nzu ntoya tutabona aho turarana. Narabibonaga ko ari ukunyikiza, ariko n'ubundi sinari kubagisha impaka. Nibutse ko wa musaza yambwiye ngo nige kubeshya. Kubeshya nicyo kintu cyonyine cyari gutuma mbona aho ndari iryo joro. Nakomeje gutera intambwe negera imbere, ndongera mpura n'abandi bagabo. Nabonaga bameze neza, bari bambaye ingofero n'ibikoti birebire. Bambashije impamvu nijoro.
ntigeze mbasubiza. Impamvu nabashubije byari kugira ngo ntaza kuvuga bakumva ko mfite ubwoba. Bari bahagaze neza mu nzira nari ngiye kunyuramo. Nabonye ko nimbashyira mu nzira barabona ko nabatinye bakangirira nabi. Iryo joro nakoresheje tekinike yo mu cyaro. Nibutse ko mu cyaro iyo uhuye n'imbwa, kabone n'iyo umutima wawe waba wenda guturitswa n'ubwoba, iyo mbwa uba ugomba kuyihisha ko uyifitiye ubwoba, kuko iyo wirutse uyihunga nibwo nawe yiruka igusanga. Iyo tekinike noneho njye nayikoresheje no ku bantu kandi yarakoze. Nagiye vuba nk'ugiye kubagonga, bahita baminzira mbanyura hagati. Ubwo nabanyuraga hagati narebye neza ku makoti bari bambaye, nabonye ku kaboko hariho ibendera ry'u Rwanda. Ibyo ari byo byose ntabwo baragize bwa nabi. Nahise nkeka ko ari abanyerondo ndabibabaza, kandi koko bari bo. Nababajije niba bambonera aho ndara, maze barambwira ngo mbakurikire. Twageze ahantu mbona hari ibendera. Nitegereje neza ku cyapa gihari, nahise mbona ko banjyanye muri kasho. Natangiye gukebaguza byancanze, mbona ko bagiye kumfunga. Natangiye kugabanya umuvuduko nagenderagaho nshaka kubacika. Nahise numva bose bamfashe amaboko uko ari babiri, bangatisha ahantu mu kijima. Natangiye gusakuza binginga ngo bandeke nigendere, baranga ahubwo numva batangiye kumbwira nabi banshishikisha. Nabonye ko harazamo no kurwana, kandi sinari mbishoboye. Nahisemo gutuza ngo ndebe icyo bakora. Ndibuka neza ko nari nsigaye mfashwe n'umwe, naho undi we arimo gukingura aho bari bagiye kumfungira. Natekerezaga kumwishyura, ariko nkumva yankomeje cyane. Noneho naho ntera ubwoba ngo niniruka abandi banyerondo baramfata bazi ko ndi igisambo. Ngo nibo bari bumbabaze cyane, gusa ngo iyo nigumira aho ngaho ngo bari buze kunyingurira bukeye. Nabonye umwe wari uri gukingura birangije, none habanza kurunguruka muri ako kazu. Ubwo yahindukiraga ashaka kubwira undi ngo anyinjize, nahise mbona urugi rwikingura bitunguranye, kandi nawe atakirufashe. Hari umuntu wari urimo imbere, niwe wari urukuruye. Ako kanya nahise mbona umuntu uvumbutse muri uwo muryango, asunika wa munyerondo ariruka. Yari imfungwa yari ibatunze. Ubwo nanjye ho nari sinigeze ntekereza kabiri, ahubwo nahise mbona ko wari umfashe yarangaye, nanjye mba namwishukije. Ibyo byose byabaye mu masegonda atageze kuri 4, ariko icyari gitangaje cyane nuko igihe babanyerondo birukaga kuri ya mfungwa, nanjye nari ndi kubiruka inyuma nkaho nanjye ndi umwe muri bo. Wowe ushobora kumva ari ubugoryi, gusa kuri njye numvaga ari ikintu kimwe gikomeye ndimo gukora. Numvaga ari igikorwa cy'ubutwari nakoze. Impamvu nahisemo kubiruka inyuma, nashakaga ngo ngere kuri ya mfungwa. Nari niyemeje ko iyo mfungwa ari iramfasha gutangira ubuzima bwanjye mu mujyi. Nari niyemeje ko iyo mfungwa ari igomba kumfasha gutangira ubuzima bwanjye mu mujyi. Twageze ahantu hatari cyane, batangira kunsiga. Nakomeje kwerekeza inzira banyuzemo, maze ndebye imbere yanjye mbabona batakiri kwiruka, ahubwo bafashe ya mfungwa. Nagombaga gutabara kugira ngo izanyigishe ubuzima bwo mu mujyi. Ikintu nakoze nanjye iyo nyibutse ndumva nakwisiga, ariko umwana wese yabikora. Natoraguye amabuye menshi nyakuye muri ruhurura yari yarasenyutse. Noneho nihisha hagati y'amazu mu mwijima, kuko nari mbizi ko bari buhanyure.
bakihagera nabakubise amabuye menshi mu gihe bakirangaye, ya mfungwa birabacitse. Natekereje kuyiruka inyuma ariko mbona arimo kuza n'ubundi agana aho narindi. Ijambo rya mbere namubwiye ninyereka inzira, nawe ati nkurikira. Ahari nari nyifite ubutesi ko yaransigaga cyane, namusaba ko yagenda gake. Nabonye ko atanyitayeho nubwo namusabaye, bitamo kwiyitaho noneho. Kwiyitaho byari ukumwirukaho nanone. Sinibuka umubare w'ibikomere nakuye aho hantu, gusa nibuka ko ku munota wa nyuma aribwo ya mfungwa yanyeretse amarangamutima yayo. Aho nita ku munota wa nyuma naho kwiruka byahagarariye. Ntabwo twari tukiri hagati y'amazi. Ndibuka neza ko nta kintu cyangushije, byari ukubera umunaniro. Nta kintu na kimwe nari nigeze nkoza mu kanwa uwo munsi wose. Numvise imbaraga zibuze ndahanuka. Nagerageje kwiramira gusa nkomereka ku nkokora. Ya mfungwa yagarutse inyuma, irampagurutsa, noneho dutangira kugenda gake kuko abatwirukansaga twari twabataye kure. Uko naganiraga n'iyo mfungwa, nakomezaga kuyihamagara izina ifungwa. Byaje gutuma imbwira izina ryayo. Yarambwiye ngo nzajye mwita Rodson. Izina bwari ubwa mbere mbyumvise, noneho mubaza ibisobanuro. Nanjye ubwanjye nari nabyumvise ko ari wongeyeho San, aribyo Rodson bisobanuye umwana w'umuhanda, kandi nawe yamaye igisubizo kidatandukanye n'icyo nakekaga. Ibyo nakekaga ko risobanuye, yabwiye ko nawe risobanuye. Sinigeze nsobanukirwa neza icyo umwana w'imihanda bisobanuye. Uko twakomeje kugendana, nawe yatangiye kumubaza. Yabonaga nta cyerekezo mfite, kumurikiraho akase hose. Yarambajije ati, none se ko mbona wakomeje kundyaho agatabati, ntabwo ufite akavumu ugangikamo? N'ubwa mbere nari numvise ururimi mu cyaro twitaga urw'Abanyakigali. Sinigeze nsobanukirwa icyo arimo kumbaza. Natangiye kurya indimi aba yabibonye, none hambaza mu rurimi numva. Naramwitegereje neza mbona koko asa nk'umwana wo ku muhanda. Nanjye ubwo nahisemo kumwereka ko tumeze kimwe. Namubeshye ko naturutse iwacu nje gushaka akazi i Kigali. Yahise ansubiza ati, rero wa mujamawe, niba nta ngange ufite, reka nkujyane mu yanjye tubane, nubwo naharishaza. Twerekeje iz'amashyamba. Nari mufitiye ubwoba ntangira gukeka ko arangiye. Natangiye kwifuza ko Imana yankorera igitangaza ikampa imbaraga wenda zo kwitabaza. Nari mbizi neza ko nta bushobozi bwo kwitambikira byibuze 100 ntarahagera. Kandi nari nzi neza ko akaboko kanjye kakabasha kuzamura ibiro 20 inshuro 10 icyarimwe. Iyo nza kuba narimenyereje kwiruka no guterura ibiremereye, nari kwizera ko nshobora guhangana na Rodson igihe yari buba nyihindutse. Ariko nyine sinari narabikoze. Isomo nakuye aho ngaho nuko ngomba guhangana n'icyo ari cyo cyose cyagerageza kunshyira hasi. Kugira ngo byumve neza, reka mbyite gutya. Ngomba kureba kure, nkategura ahazaza mbere yuko haza, kuko n'ubundi nta kizahabuza kuza. Sinjye wabonye turenga ishyamba, ariko n'ubundi aho twari tugiye niho hari habi cyane. Natangiye kumva amajwi ameze nk'ay'abana, bigeze uburere bw'ababyeyi habe nabo. Numvise ikiganiro kivugwa mu rurimi rw'ibitutsi. Aho hantu siho nari nifuje gutura. Gusa nta kundi nagombaga kuba. Nje naje gusanga burya abafilozofi bakomeye batabarizwa mu bakomeye. Burya umusazi n'umwana w'imihanda nibo bafilozofi zisigaranye. Nje naje gusanga aba bantu badakeneye kujyana n'icyerekezo kirimo. Nta muntu n'umwe baba bakeneye gushimisha, nta n'ikintu na kimwe baba bakeneye kugeraho. Iteka babaho ubuzima bwabo nk'aho ari umunota wa nyuma ku isi. Nubasha gutinyuka urupfu, nta kintu na kimwe uzaba ugitinya muri iyi si. Iryo joro rya mbere mu ngangi y'abana b'imihanda byarangoye cyane gusinzira, kuko hari imbeho nyinshi kandi nabonaga ukwezi hejuru yanjye. Nagumye numva ibiganiro byabo kugeza bose bacitse. Ningishobora kuba warasinziriye inyuma, gusa ni nanjye watambutse inyuma.
nakangutse numva ibirenge byanjye bikonje cyane, neguye umutwe mba mbonye ntacyambaye inkweto kandi sinari naraye nzikuyemo. Nta n'umwe wari uri aho ngaho, narindi njyenyine. Ako kanya nahise nifata mu mufuka ngera muri ya foto, saga y'amafaranga nayo ntakirimo. Ibitekerezo byo byahise bivana byinshi, mbona ko gusubira mu rugo bitagishobotse. Ako kanya nahise mpinduka nk'umusazi, ariko mbura uwo gusariraho. Muri ako kanya nari ndimo kumva ijwi ry'umwirongi ryonyine. Narazamutse mva mu mukingo nari ndyamyemo, ntangira gukurikira aho ijwi ry'umwirongi riri guturuka. Nibwo namenye ko ahantu naraye ari ku musozi, kuko umujyi nawubonaga mu kabande. Nakomeje gukurikira ijwi ry'umwirongi kugera ahantu hicaye umuntu urimo kuwucuranga. Nabonaga yicaye yitegeye umujyi, ariko njye yaranteye umugongo. Naramwegeye ndamusuhuza, yandebye mu maso mbona ni umukobwa. Namubwiye ko banyibye, arananseka vuba. Yansubije ko kwibana ari umuco usanzwe buri muntu agomba gucunga ibye neza. Narongeye mubaza aho Rodson ari, umwe twahuye nijoro, ambwira ko atazi neza umuntu ndimo kumubaza. Byari byo koko ntago yari kumumenya, kuko abahungu bose babaga kuri uwo musozi babitaga Rodson. Nanone kandi uwo mukobwa we yambwiye ko nta zina rye, ngo namwita uko nishakiye. Kuri njye numvaga bitangaje kuba umuntu ariho nta zina rye. Gusa uwo mukobwa we yari afite amateka bisa nkaho yamubabaje, nubwo yanze guhita yambwira kuko tutaramenyana. Icyo nabonaga cyo nuko mu mvugo ye hari harimo agahinda, igihe cyose yageragezaga kuvuga ko hahise he. Guhera ako kanya kugeza nka saa 7 twari tukiri hamwe, arimo kumbwira uburyo babaho ku muhanda, ananyigisha gucuranga umwirongi, nanjye ndimo gushakisha izina nzajya mwita. Mu by'ukuri twese twari twishimye. Njye numvaga inzara igiye kuncamo kabiri, ariko mbikunda. Nanatekereje kumubaza uburyo aryamo kandi atajya gushaka ibiryo nk'abandi, gusa numva yahita abona ko mfite inzara. Nanjye ubwo nari mfite icyizere ko yamfungura ikanzanira icyo kurya. Na saa 7 zigeze natangiye kubona abana b'imihanda batahuka umwe kuri umwe, gusa ni bake cyane muri bo bari bafite icyo kurya. Nasubiye hamwe naraye ndicara, mbona barimo bararya ntawe unyitayeho. Nta n'umwe wigeze utekereza no kumpa. Nabonye ko nta witaye ku wundi, buri umwe agomba kwimenya. Nagumye ntegereje ngo yamfungura agaruka inzaniye icyo kurya, mbona akagoroba karinze kagera itaraza. Gusa inzara yo yari imaze kunyica, mpagarara nkumva ndimo kuribwa. Uwo wari umunsi wa kabiri ugeze ku mugoroba, ntaragira ikintu na kimwe mwiza ku munwa. Aho nari ndyamye, nagiye kubona mbona akana karambwira wa mukobwa utagira izina aranshaka. Sinari nzi icyo ashakira. Narihanganye ndahaguruka njya kumureba. Nasanze ari we wanyibutse, ambikira imbuto zo kurya. Bishoje naramushimiye cyane, ariko wanyereka ntabirenze. Nibutse ikintu yasabye mu gitondo. Yari yasabye ko twazatahana iwacu, gusa njye numvaga bitashoboka. Byasaga nkaho harimo urukundo hagati yanjye nawe, gusa njye nta marangamutima na make nari mufitiye. Ibitekerezo byanjye by'urukundo byabaga kuri Teta wenyine. Muri icyo gihe natangiye kubona ngiye kuvamo nk'igitikiza. Gusa iyo narebaga kure, nabonaga urukundo rwanjye n'uwo mukobwa utagira izina ntacyo rwageraho. Hagati aho kandi, urugendo rwanjye rwo kuba icyamamare narwo ntabwo nari nararusubitse. Rwari rugikomeje, n'ibyo gukora bikiri byinshi.